Muraho neza turabasuhuje aho muri mu mpande zose z'isi zitandukanye amahoro y'Imana bane namwe ntandi muri rero nk'ibisanzwe ni kuri Mubwire TV wakwibaza ngo niki tubwira abantu ko ari beza tubwira abantu ko tubakunda tubwira abantu ko tubashimira tubwira abantu ko ari ingenzi nyuma yo kurira tugasanga abantu benshi bakunda kubwira abantu ibyiza byabo batakiriho abandi bakabibabwira ku munsi wabo wa nyuma twaravuze ngo niki twebwe twakora n'uhe musanzu wacu twazana reka tubwire abantu ibyiza byabo bakiriho kandi ikindi urukundo ntibaruvuga urukundo bararutanga tubibwira abantu babimenye ko tubakunda babimenye ko tubashimira bamenye ko ari abantu badasanzwe mu buzima bwacu bamenye ko ari abantu b'umumaro bamenye ko ari abantu kuba tubafite kuba turi kumwe nabo bituma ubuzima bwacu bushaho kuryoha ndetse no kugenda neza nibyo rero kuri Mubwire TV dukora nta zindi nkuru niza ahubwo zo kubwira abantu ibyiza byabo Nibisanzwe rero murabizi ko muradutuma muraduhamagara tuba dufite umuhanzi turagenda tukajya kureba umuntu tukamutungura yaba yagize isabukuru cyangwa se no mu buzima bwe busanzwe si ngombwa ko tubwira abantu dukunda ko tubibabwira ku isabukuru yabo ahubwo mu buzima bwa buri munsi abantu bahore bazi bariho bazirikana ko bakunzwe iyo ukunzwe iyo ubizi ko hari umuntu ugukunda bituma ubaho wishimye abantu benshi mwarabibonye n'abantu mujya musoma comment abantu benshi bafite ibikomere abantu benshi barababaye mu mutima abantu benshi baribaza ngo ese ngo ubu nanjye hari umuntu nkunda ese nanjye hari umuntu nzirikana ese nanjye nabona umuntu muri urabo ariko uwo muntu umubera umugisha uwo muntu umugere umubwire ngo ndagukunda tubwire abantu rero ko tubakunda kandi mudutube kuri Mubwire TV tubikora neza nimba ukiri mushyashya subira inyuma urebe surprise dukora birarushaho kugenda neza ikindi turabashimira cyane abantu mumaze gukora subscribe bantu mudukurikirana bantu muri timu ya Mubwire TV mu ku rubuga mukunda ibiganiro byacu muhora mumbwira nanjye ko munkunda ndabakunda cyane kandi Imana ibaho umugisha mbere ko dutangira rero reka mbanze mbabwire ahantu mwakura ibintu by'ubwenge murabizi neza ko umutayeri wa mbere rwose ni Grace uyu munsi mpora mbibabwira ariko uyu munsi naje noneho nje no kubereka ikimenyetso murabibona ukuntu nambaye agakanzu keza aka ni agakanzu iyi modeli rero ni njye wayihitiyemo nawe wahitamo iyo ushaka aka ni akantu wakwambara ahantu ariho hose wakubitamo urukweto rwiza ukajya gusenga wakubitamo urukweto rwiza ukajya mu bukwe wakubitamo urukweto rworoheje ukajya aho ushaka bitewe n'icyo ugambiriye ushobora no kuyibona ukabona ntuyikunze ushobora no kuyibona ukavuga se uyu ni wa mutayeri Silva ahora atubwira ibi ni kuri ngewe iyi niyo nakunze yambaje akamodeli nshaka ndakamwereka nawe wamwereka iyo ushaka Grace ni umutayeri mwiza kandi udodera ku gihe kandi urushaho kugufasha mu byo udasobanukiwe mu bijyanye na tisi bikarushaho kugenda neza Grace rero mu mugane abadodera imyenda myiza muri mu Rwanda muri hanze y'u Rwanda aho uri hose arakudodera umwenda uzakugereho neza kandi ku gihe icyo namukundiye cya mbere ni umutayeri w'inyangamugayo nimba akubwiye kuwa gatanu ni kuwa gatanu azaguha umwenda wawe kandi nimba ushaka kuwa gatanu we bidakunda ko azawubona arakubwira ngo ntabwo bizakunda ubwo wakumva uzategereza akagukorera waba utazategereza akakureka ni icyo kintu kuko nasanze abatayeri bamwe na bamwe si bose ariko bamwe na bamwe bakunda kwica gahunda ikintu kijyanye n'igihe ugasanga akubwiye ngo azaguha iki kintu igihe ugasanga ntabikoze mugane Grace rero abadodere ababyeyi mushaka kwambara neza amaribaya udukanzu twiza mufite ibirori ufite civile uri kwibaza ngo se ngo ubu ngo minsi yanjye yanye ngo ninde mutayeri uzubahiriza igihe ndetse na za modeli muzi ko zakorwa n'abandi bantu b'ibyamamare muzi Grace arazikora pfa kuba ufite modeli yawe cyane nimba utanayifite aragufasha kureba ibijyanye nawe n'ibyakubera bigende neza nimero rero ya Grace ni 07885095 73 wamuhamagara cyangwa ukamwandikira kuri WhatsApp akagufasha akakudodera ukarushaho kwambara neza ukarushaho gusa neza hanyuma rero abandi mujye mwibaza ngo ese ngo dukwenda twiza twacagwa mu myenda yacagwa n'ikibaho ngo amapantaro meza ntakiboneka ngo dukanzu twiza ngo ntitukiboneka kandi akaba ari abantu banyandikira kuri WhatsApp dukunda dukanzu wambara dukunda imyenda yawe nta handi mwakura imyenda myiza kandi yacagwa kandi ku giciro cyiza ndi kwa Nunu muri Service Store ni muri Chic winjire ku muryango wa Access Bank umuryango ukurikiraho niho nunakorera uramuhamagara cyangwa ukamwandikira kuri WhatsApp nunakagufasha akaguha imyenda myiza nimero ya Nunu rero ni 0788708835 uwo ni Nunu arabafasha nawe mwambare neza muse neza mujye mwambara neza murushaho gusa neza ndetse nababwira ko babakunda nababwira ko babashimira nababwira ko muri ingenzi mubone koko neza ko mubikwiye iyo usa neza
nawe uba wihesheje agaciro ndetse n'abagukunda uba uri kubahesha agaciro. Uyu munsi rero murabizi ko iyo tutakoze surprise tugira ikintu runaka tuganira. Uyu munsi naje kubabwira ibintu bishobora kubafasha mu gutera imbere, ariko ugatera imbere mu buryo noneho burambye, mu buryo burambye. Apana gutera imbere ugatera imbere mu kwezi kumwe cyangwa amezi abiri ukongera ugasubira inyuma, cyangwa ugatera imbere mu myaka ingahe ejo ugasubira inyuma. Tera imbere ariko nanone mu buryo burambye. Iterambere rimwe rigize gute, rimwe rihoraho. Ibintu bizagufasha gutera imbere ariko mu buryo buhoraho, mu buryo nyine bw'igihe gihoraho, apana uburyo bw'incamake cyangwa bw'ibice bice, mu buryo burambye. Ikintu cya mbere rero cyangwa bwagufasha no mu buryo bwo kubaho neza. Iyo uteye imbere binagufasha kubaho neza. Gutera imbere mu buryo burambye bijyana no kubaho neza no mu buryo burambye. Ikintu rero cya mbere cyagufasha muri urwo rugendo, mu rugendo rwo kugufasha gutera imbere mu kubaho neza ndetse mu buryo burambye, ikintu cya mbere ugomba kumenya, muntu ukunda Mubwire TV, muntu udukurikira, banza wisobanukirwe. Simana babwira gukunda abantu, simana babwira kubwira abantu amagambo meza, ariko nawe ni wisobanukirwa ukikunda. Njye bavuga ngo mwikunde, ukiha agaciro, ukimenya, ukitekerezaho. Icyambere nimba uri n'umukristo cyangwa ufite n'indi myizere, ukavuga ngo ese ni iyihe mpamvu ndiho, ese ndiho kubera iyihe mpamvu, kubera iki se ndi uyu muntu, kubera iki se ndi uyu nguyu, kubera iki se ndi umugore, kubera iki se ndi umukobwa, kubera iki se ndi umugabo. Kwisobanukirwa, ukajya wisobanukirwa, ukaba ubizi neza ukavuga ngo ibi bintu ngewe ndabishoboye, ibi ngibi ndabishoboye, ibi simbishoboye. Kabone na hahandi hari igihe kigera n'abacantege bakaza baje kuguca intege, baje kugusubiza inyuma, kugusubiza hasi. Ariko iyo umuntu aje kukubwira ibitagenda neza cyangwa aje kukubwira ibyo udashoboye, kubera ko wisobanukiwe, ntabwo bikubabaza, cyangwa nimba yaragiye no kubitaranga mu bandi ngo avuge ngo uriya rero buriya mumubona ntabwo ashoboye ibi n'ibi. Tuvuge urugero, nimba uri umunyeshuri ukaba ubizi ukavuga uti ngewe indimi n'ubuvanganzo ndi umuntu wiyaminiye pe, ariko imibare ntuyimbaze. Ejo bundi umuntu nagenda agakoresha igikunda akavuga ati Silivuriya mubona ntazi imibare, ntabwo uzababara kuko urisobanukiwe, uriyizi. Fata umwanya wimenye, fata umwanya witekerezeho, wisobanukirwe, witekerezeho, wimenye neza kuruta uko undi muntu wese yakumenya. Ari abakuzi neza, ari abakuzi nabi, igihe cyose bizazira, bizaza nka ya nzu yubatse ku rutare. Nta kintu bizagutwara, nta kintu bizagucaho intege, kuko wisobanukiwe. Nimba ushaka rero iterambere rirambye, nimba ushaka kubaho neza, biragusaba ikintu cya mbere kwisobanukirwa. Ikintu cya kabiri rero biragusaba kwiyoroshya. Kugira ngo utere imbere biragusaba kwiyoroshya. Kwiyoroshya mu mitekerereze, kwiyoroshya mu mivugire, kwiyoroshya mu mibanire myiza n'abandi, kuba mu buzima bworoshye, kuba mu buzima nyine abantu bishobotse ko nyine mwumvikana. Umuntu uba wiyoroshya biramworohera no kubana n'abandi. Ariko umuntu uba mu buzima bwo kwikanyaza, ubuzima bwo kwigagaza, biragora ko abana n'abandi. Rero ntekereza ko iyo ushaka gutera imbere, kuko gutera imbere n'ubundi ibyo ugiye gukora, ibyo uzajyamo byose bikeneye abantu. Nta kintu na kimwe, nta buzima na bumwe wabamo, nta revo nimwe wageraho itazagusaba kubana n'abantu. Biragusaba rero ko wiyoroshya mu mibereho yawe yose, mu bintu ibyo ari byo byose, mu buzima bwawe bwose, ukiyoroshya kugira ngo ubuzima bwawe bugende neza ndetse n'imibanire yawe n'abandi igende neza. Bizagufasha mu iterambere rirambye. Icya gatatu rero, biragusaba kugira amatsiko. Ugira amatsiko yo kumenya, amatsiko yo kumenya, apana kuvuga ngo ubu ngewe ubwo nize kontabilite nta kindi kintu nyine ni kontabilite ngomba kumenya. Oya, gira amatsiko. Nimba ushaka iterambere rirambye, gira amatsiko. Gira amatsiko umenye nibi, gira amatsiko umenye ibikorwa gutya, gira amatsiko nyine utuntu twose usange udufiteho nosiyo, usange uratuzi. Niyo utabitumenya ku rwego rw'abaprofessioneri nyine babizi by'umwihariko, ariko gira amatsiko, ujye uhora ushaka kwiga, kunguka ubwenge. Amatsiko yo kuvuga ngo se ibi bikorwa bite. Nimba uri kumwe n'umuntu nk'uyu nguyu uri gufata ikiganiro, ni uvuge ati se nimba ushaka kuzagira iterambere rirambye, ese ibi byo bikorwa gute, ese biba birimo ubuhe musaruro, ese imvune zibamo n'izihe, ese ibitagenda n'ibiza n'ibihe. Kuko usanga hari abantu
nubwo abantu bashaka iterambere ugasanga bafite amatsiko, ariko bafite amatsiko yo kureba inyungu cyane, byinjiza gute, umusaruro n'uwuhe, ese wakira mu gihe kingana gute, ariko ntiwibuke kubaza ngo ese ingorane zabyo ni izihe, ese imvune zibibamo ni izihe, ese ibihombo bibamo ni ibihe. Utwo tuntu twose rero, ayo matsiko bigufasha gutegura bya bintu by'iterambere rirambye, bya bintu by'iterambere bizakugezaho mu gihe kirekire, bya bintu bizagufasha kubaho neza mu buzima burambye. Ikindi kintu rero, kugira ubumuntu. Abantu benshi batakaje ubumuntu, abantu benshi nta bumuntu bafite, usanga umuntu nyine abaye nk'igiharamagara, umuntu yabaye nk'umurakare nyine yariyanze. Ariko biragusaba nimba ushaka iterambere, gira ubumuntu. Kugira ubumuntu byenda kujyana n'ibyo bintu byo kwiyoroshya. Gira ubuntu mu buryo bw'ukuntu ufata abantu. Gira ubumuntu kuko nta muntu wigira rwose. Uyu munsi ushaka utankenera, ariko ejo ukankenera. Uyu munsi ushaka utakenera njye, ukazakenera umwana wanjye, cyangwa umwana wanjye akazagukenera, cyangwa n'abandi. Rero mu kugira ubwo bumuntu bigendana n'ibyo bintu byo kwiyoroshya no kubaha abantu no kubaha ikiremwa muntu, kuko nta muntu wigira, ahubwo abantu twese tugirwa n'abantu, kugira ngo tugire aho tugera, kugira ngo dutere imbere. Mubona ko nirirwa basaba mbabwira nti se abantu murebe ibiganiro ko muri benshi mwakanze subscribe, ko ushaka gusanga cana urebye n'iyindi wayireba ko nta kintu bitwara, kuzireba zose cyangwa kuzikoraho subscribe ko nta kintu bitwara. Kubera iki? Ntago nigira, sinagira cano ngo nihe n'amasubscribe, sinagira cano ngo nanirebe ibyo biganiro byanjye mbirebe. Ariko ubwo bumuntu umuntu abasaba, ubwo bumuntu umuntu abavuga ngo tugire, n'ubumuntu bwo kubana, ubumuntu bwo guha agaciro abandi, ubumuntu bwo kumva ko umuntu wese afite icyo ashoboye, kandi nimba uyu munsi ntacyo ashoboye ejo azagishobora. Wica urubanza rero, wivuga ngo uyu byararangiye, uyu ntaho yagera. Oya, igihe cyose umuntu agihumeka, igihe cyose umuntu afite ubuzima, ibintu byose birashoboka. Ikindi rero ni ugutinyuka. Ntago watera imbere, iterambere ry'uburyo burambye, cyangwa ngo ugire icyerekezo, cyangwa nawe ubeho mu buzima bwiza buzaramba burambye bw'igihe kinini udatinyuka. Uhora ufite ubwoba, uhora uvuga ngo si Imana njye ibi nimbijyamo se bizahomba, ibi se nimbijyamo bizahomba. Ubu hari abantu batangiye nk'umwaka wa 2025 avuga ati ubu noneho ngiye gucuruza, ubu ndagiye, ariko ngiye mubona ubu ngiye mu Bushinwa, ejo akongera se ubu nimfata amafaranga nageza mu Bushinwa, oya noneho reka njye Dubai, reka ariho mpera. Ase ubu ninjya Dubai biragenda gute? Oya reka noneho mpere Kampala. Kuva 2024 mu kwa 12 avuga ati ubu noneho ndagiye. Imodoka bahagurukanye cyangwa indege zimaze kugenda nk'inshuro 5 kubera ubwoba, kudatinyuka. Ariko nimba wiyumvishe, nimba ejo ndari umushuti wanjye twari turi kuganira, ambwira ikintu kuko numva nicyo. Ambwira ati twebwe nk'abakristo tuba twarafashe igihe cyo gusenga, ukajya ugasenga. Iyo usenga se kudasenga bayari, kusenga Imana yumva, Imana iba yarumvisha ibyisabwa. Igihe rero iyo kigeze ukiyumvamo ibyo bitekerezo, na wa mwuka wera dufite w'umufasha akaza akabwira ngo wowe ushoboye iki, we Sylvie ijya muri iki, aba yagutinyuye. Bwa bwoba rero uhora ufite bwo kwanga kugenda, ni nko gusuzugura uvuga ati se njyewe nta mufasha mfite, ndagenda kandi nta mufasha, kandi umufasha uramufite, yagutinyuye, yakubwiye ibyo ushoboye, yakubwiye ibyo ugomba kujyamo. Rero nimba udatinyuka ntago wagira iterambere rirambye. Biragusaba kandi binaje kubabwira ni ibintu bizabafasha gutera imbere mu buryo burambye, ibintu bizagufasha kugira ubuzima bwiza bw'igihe kirekire. Apana ibintu by'incamake, abandi apana ibintu byo gutera imbere mu itangiriro mu mezi 3 ya mbere ukaba ufite courage, ariko ejo ukaba wacitse intege. Oya, twebwe turashaka iterambere ry'uburyo burambye. Hanyuma rero ugomba guhangana, ugomba guhatana, ukavuga ngo ese kubera iki abandi bashobora ibi, ese kubera iki kanaka. Nimba wiyumvamo kuvuga ngo ngewe ariko mbona mfite urugero, impano yo kuba nabwira abantu uburyo bakwambara neza, uburyo bashobora gusa neza, uburyo ariko se nzaza sinabonye kanaka n'afite ibiganiro by'uburyo bambara neza, sinabonye kanaka afite akora ibintu by'uburyo basa neza, ubuse ngewe nabishobora. Ariko hangana,
none se nutazana impano yawe hano ninde uzamenya ko uyifite? Ninde se uzamenya ko icyo kintu ugishoboye? Nitutakubonamo icyo kintu nutakiza ngo kitwereke, nkanjye abantu benshi barambonye mvuga ibintu mvuga nje kuri kamera abantu bose baratungurwa, baravuga ngo ubwo se uwo ni wowe? Ngo uzi ko abantu bafite impano tutari tubizi? Ni urugero abamwe barabimbwiye. Kubera iki? Iyo natinyuka ngewe ngo mbyiyumvemo, numve ko mbishoboye, numve ko nashobora kuzana imbere nkavuga, numve ko hari ibitekerezo mfite, numve ko ngewe muri nge amagambo mabi mbizi neza ko asenya, numve ko muri ngewe mbizi ko amagambo mabi azengereza, amagambo mabi yica umuntu akamutera agahinda, amagambo mabi aza agahuza umuntu mu bwigunge, mbizi neza. Navuze se kubera iki ntaza ngo mbwire abantu ngo nibatangire bibwira amagambo meza? Nimba udafite umuntu ukubwira kuri mwiza, wowe wisiga icyo uzi neza kikubera, wambara ikintu uzi neza kikubera, wambara iherena ryawe ukunda, nimba ari akaruje ukunda, nimba ari akarabero, ikintu wumva kikubereye kandi uzi neza ko gituma usa neza, wumva utangira ubyigurwa ati oh ariko umunsi nambaye neza. Ubu murabizi neza ko niyo mutambwira ko ikanzu ya Grace ari nziza, ngewe mbizi ko ari nziza. Ni urugero. Ngewe kwiremamo kwa kwibwira, kwa kwikunda, kwa kwibwira amagambo meza. Ubu ndabizi neza niyo umushuti wanjye n'abaranzi bababwira ntumva ni ka kantu kagiye gushira agake akaruje, nta yindi gift, mpa parfait umpa karuje. Kubera iki? Nibyo bintu nkunda. Ndabizi neza ko iyo mpumura neza biba ari byiza. Iyo nguhobe kamwe ati urahumura neza, iyo nisize akakaruje wavuga ni bibi, wavuga arasa nabi, ariko nge ndabizi ko ngakunda, ndabizi neza ko iyo nkisize mbona nsa neza. Ni urugero. Icyo gihe rero icyo uzi ushoboye ugomba kuza nawe ukigaragaze, uhatane n'abandi babishoboye, uhatane n'abandi. Si uguhatana mu buryo bw'ishyari, mu buryo bwo kuza uvuga ngo nje kushaka kumutsikamira, nje kumushyira hasi ngewe nge hejuru. Oya, ahubwo za uje kumurebera, za uje kuvuga ngo twese duhurize umugozi umwe, twese turushaho gutanga ibintu byiza. Uyu munsi rero nibyo bintu nari mbazaniye, ibintu bishobora kubafasha mu iterambere rirambye kandi bikabafasha no kubaho neza mu buryo burambye. Kugira ngo tubabwire amagambo meza nuko muzaba muriho mu buryo burambye. Ariko se nuba warapfuye, nuba mu bitekerezo warapfuye, nuba nta terambere utekereza, nta aho bagusize wicaye ari ushaka kuguma, oya, tangira utekereze. Kandi ujye usenga ubwire Mwuka Wera ngo Mwuka Wera ngenderera, Mwuka Wera menyesha ikintu nshoboye, Mwuka Wera n'umufasha wo mu gato no mu kanini. Ibyo ari byo byose umva ngiye no ku rwego mba ndi mu gikoni, ndaza nkamubwira ati Mwuka Wera ngwino umfashe, ngwino ukore bino bintu bize kugenda neza. Kandi iyo wamuhamagaye, iyo wamubwiye ngo ngwino umfashe, ngwino ndagukeneye, araza akagufasha. Rero no mu buzima bwacu bwa buri munsi mureke tumubwira dufashe, mureka tuyobore, bizarushaho kugenda neza, iterambere ryacu rizarushaho kuza ndetse ribere n'abandi umugisha. Ndabakunda rero, mukomeze mukore share, mukore like, mukore subscribe kuri Mubwire TV, ndetse ibiganiro byacu birushaho kugera kure. Kandi umuntu wese wayikanzeho subscribe, umuntu udukurikirana, umuntu ufata umwanya ukareba ibiganiro byacu, ukaza inbox ukanyandikira ngo ibiganiro byacu ni byiza, Imana iguhe umugisha. Ndabakunda, amahoro y'Imana abane namwe.